Mwiriwe neza abakunzi ba Kayireme TV. Nk'uko mubibona rero ni umwanya wo kubyina insinzi, kuririmba insinzi mu ruhande rwacu nk'abanyarwanda cyangwa se mu ruhande rw'u Rwanda, kuko inkuru isohotse nonaha ni uko impunzi z'Ubwongereza bidasubirwaho biremejwe zifatiwe indege zizanywe mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni icyemezo kimaze iminsi kitavugwaho rumwe n'abantu, aho bashatse gukomeza kugerekaho ndetse ibyaha byinshi ku Rwanda, ngo bagaragaze rwose yuko mu Rwanda atari ahantu heza ho kuzana impunzi. Abandi bagakomeza kuvuga yuko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo kuzakira, ndetse imanza zirakorwa, amasosiyete sivile mu Bwongereza arahaguruka cyane, ariko insinzi ibaye y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose Imana ihora itsindira u Rwanda. U Rwanda rero rwiteguye kwakira impunzi zivuye mu Bwongereza. Ni ukuvuga ngo abagiye gushaka ubuhungiro bose mu Bwongereza badafite ibyangombwa cyangwa se batigeze batsinda imanza zitandukanye zijyanye no kubona ubuhungiro mu Bwongereza, bose bagiye kujya bazanwa mu Rwanda. Twibukiranye ko hari n'abandi benshi bagiye bazanwa kuri ubwo buryo nk'izindi mpunzi, bagafatwa neza mu Rwanda, hanyuma ndetse bagahabwa igihugu cya gatatu. Abangaba rero bo bagiye kuza baratandukanye, kuko bo ni abatarigeze bahabwa ubuhungiro mu Bwongereza. Abatarahawe rero ubuhungiro mu Bwongereza bazajya bazanwa mu Rwanda, bahabwa ibyo kurya, ibibatunga, bishobora kubatunga mu gihe cy'imyaka 5, hanyuma noneho nabo bashakisha ubuzima mu Rwanda, cyangwa se niba bashaka kujya mu bindi bihugu nabwo bemerewe kugenda. Mu gihe se kandi bashaka gusubira iwabo nabyo barabyemerewe. Iyi rero ni insinzi ku banyarwanda ikomeye rwose, kuko iki cyemezo kidasubirwaho cyatowe n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, ubwo umushinga wagejejwe mu nteko na minisitiri mu Bwongereza. Urumva ko rero byabashije rwose kuba insinzi. Ni mu gihe rero izi mpunzi zari zitegerejwe igihe kinini mu Rwanda, zarateguwe amazu meza aho kuba heza, ndetse n'amafunguro meza zizajya zifata. Mu yandi magambo zizaba zibayeho neza cyane nk'abami rwose muri paradizo yabo, aho zizakirirwa. Buri wese rero aho ari amenye ko iyo ari insinzi. Umuntu araguharabika akagusebya akakubeshyera, ariko ni hahandi icyawe ntaho kijya, urashyira ugatsinda, kandi ukuri kuratsinda uko byagenda kose. Ikaze rero kuri izi mpunzi, kandi nizigera mu Rwanda zizishima, kuko u Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu cy'amahoro, kirimo umutekano, ni igihugu rwose ngira ngo bazishimira ko bazasanga bitandukanye n'ibindi bihugu byabo bagiye bakomokamo muri Afurika. Hano rero twibukiranye neza ko abanyafurika benshi bakomeza kugenda bava mu bihugu byabo, ngira ngo kubera impamvu zitandukanye, ariko imwe mu mpamvu yewe navuga ko ituma abanyafurika benshi bakomeza guhunga ibihugu byabo, ni ikibazo cy'ubwinshi cyangwa se ubwiyongere bw'abaturage buri ku kigero cyo hejuru. Abanyafurika rero bafite akantu ko kubyara cyane, kandi batitaye ku bibatunga cyangwa se bizatunga ababakomokaho, bakomeza kubyara. Mu yandi magambo barabyara barangiza bati harera Imana, kandi umwana ni uw'igihugu. Ibihugu bya Afurika rero nabyo bikiri mu kwiyubaka, bitari byatera intambwe mu iterambere ihagije, bikagerekwaho uwo mutwaro wo kugira abana benshi cyane, kandi ababyeyi babo bana badafitiye ubushobozi bwo kurera. Urumva rero ni ikibazo. Prime Minister rero Rishi Sunak niwe wavuze yuko indege izazana aba banyarwanda yabaye booked, cyangwa se yamaze gutegurwa no kwishyurwa, ikazaza mu kwezi kwa 7, kandi ko nta kabuza, nta kizayibuza
ni ukuvuga ngo ibyo bizaba kuko ibi byamaze kwemezwa na parliament cyangwa se n'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ku itariki rero 22 z'uku kwezi nibwo byemejwe. Ubwo ni ukuvuga ngo byemejwe ku munsi w'ejo nibwo byamaze gusinywa rwose yuko bidapfuka izi mpunzi zizajya zizanwa mu Rwanda. Ni ukuvuga rero natwe turabiteguye nk'uko rero nabivugaga. Ni ukuvuga ko muri Afurika rero hakiri ako kabazo kuko abantu barabyara bakabyara ariko muri kwa kubyara ntacyo bitayeho mu gutekereza ku bizatunga abo barimo kubyara. Ni ukubyara gusa ubundi umuntu akazibeshaho cyangwa se akazirera akitunga cyangwa se agapfa ntacyo bivuze. Ni ukuvuga rero ubwo bwenge bataragira abanyafurika nibwo bugenda bubashyira mu bibazo mu kaga bikazarangira kurira abana bimunaniye cyangwa se gutunga urugo bimunaniye agatangira gutekereza ko i Burayi ariho yabonera amaronko. Nyamara muri ibi bihugu by'i Burayi iyo witegereje neza usanga atari buri wese uhahirirwa. Hari benshi bagiyeyo bagaruka imbokoboko, hari benshi bariyo bifuza gutaha bakabura uko babigira kuko bagira amasoni bakavuga ngo ese nintaha baranseka. Hari benshi rero bariyo ariko bariho uko bidakwiriye. Ni ukuvuga ngo hariya ni amahanga kandi amahanga arahanda. Icyaba cyiza ni uko waguma iwanyu ugakora kandi ugatera imbere. Ibyo birashoboka ariko birasaba ko ugira ubwenge, birasaba imibare myinshi, birasaba gusenga Imana, birasaba kwizera Imana, birasaba gukomera ugakora cyane kugira ngo ubashe kubigeraho. Rero ntabwo Imana ikunda ibyo kuringaniza urubyaro ariko nanone ushobora kuyibisaba kuko nanone iyo uri ukennye cyangwa ushonje abana bawe bakabwirirwa bakaburara ntabwo ari igisubizo kirambye cy'ubuzima bwanyu. Ntabwo Imana rero yishimira ko abantu babura ubwenge kuri urwo rwego. Ntekereza ko wabisengeye ugasaba Imana ishobora kukwemerera uburyo waringanizamo urubyaro ikabugushoboza, wakoresha uburyo buri naturel ikagushoboza bigakunda. Ibyo byose ni ibanga ry'Imana. Wowe se ugeze he ubitekerezaho kugira ngo ukomeze kudreaminga kugenda i Burayi cyangwa muri Amerika? Tangira none utangire utekereze icyo wakora kugira ngo ubashe gutera imbere. Ubona umuntu ari umukene ariko ukabona arashoreranye n'utwana tubiri tutiga, aranatwite inda ya gatatu, ukibaza umugabo we icyo abatekereza. Umugore niwe ujya kwirirwa amesera abantu, niwe ujya gukora amajardin, niwe ukora ibintu byose hanyuma akazagaburira babana. Muri cya gihe rero agiye kuzabagaburira umugabo abarihe wabyibaza. Abo bantu bari muri Kigali bakeneye kwishyura inzu, bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye kujyana abana kwiga, bakeneye kwivuza, bakeneye ibyo byose. Ni ikikwereka ko abantu bakwiriye gutangira kujijuka kuruta kwirirwa biruka inyuma y'abazungu batanabakeneye babirukana mu bihugu byabo. Uyu munsi nahoze mbona rero abafatiwe mu bwato barimo bagerageza kwinjira mu Bwongereza, abandi barimo bagerageza kwinjira mu bindi bihugu by'i Burayi. Urumva rero aho kugira ngo ubeho ubwo buzima wataha ukajya iwanyu ugatekereza cyane. Iyindi mpamvu rero ikunda gutuma abirabura bava mu bihugu byabo bakajya i Burayi cyangwa se muri Amerika usanga ari amashyari n'ubugome bibaganjemo cyane. Muri Afurika biragoye kubaho utumva ngo runaka yapfuye arozwe, biragoye kubaho utumva ngo runaka yagiranye ishyari na runaka. Ni ibintu bidasanzwe biba muri Afurika. Ni ukuvuga ngo muri Afurika ikintu cy'ishyari n'ubugambanyi, ubugome, ubwicanyi bw'uburozi, ibyo ntibitana no muri Afurika. Abanyafurika rero ubwo bugome n'ayo mashyari ni kimwe mu bituma batabasha nyine gutindana muri Afurika, nyine bagafata ibyemezo bakayizinukwa bakigendera. Nyamara kubana mu mahoro birashoboka ariko abanyafurika bamaze kugenda bagaragaza cyane ko akantu k'ishyari gakomeza kugenda kababata hagati yabo, ugasanga barakomeje kugirana amashyari, kurebuzwanya nabi, bikabatera rero kugera aho bagafata ibyemezo byo guhunga ibihugu byabo kandi ibihugu byabo ntacyo bibatwaye. Reka rero dusoreza aha. Icy'ingenzi ni uko insinzi tuyibyina kuko ni igihe cyo kubyina insinzi rwose. U Rwanda ruratsinze rutaburanye, Imana iraruburaniye rwose, urubanza rugenda neza. U Rwanda ni amahoro, rumeze neza. Nibazane rero izo mpunzi zize zituranire natwe mu Rwanda kandi ziryoherwe n'u Rwanda.
umugoroba mwiza turi kumwe.